Iki ni ikiganiro ejo. Amahoro y'Imana kuri mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Tugeze umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo ukorera i Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru ukimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero reka mbasuhuze nyiranti Yesu ashimwe, Yesu akuzwe cyangwa se assalamu alaikum. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko mu mwaka wa 2019 imiryango 8941 mu Rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana. Mu gihe mu mwaka wa 2018 hari hatanzwe gatanya 1311. Ni ukuvuga ko izatanzwe muri 2019 zikubye inshuro 6.8 izatanzwe mu mwaka wa 2018. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Prof Ingabire Asumuta avuga ko akwiriye kongerwa uburyo abagiye gushyingirwa bategurwa kugira ngo umubare w'abatandukana ugabanyuke. Umuntu yakwibaza tese uku gutegura abashyingirwa kuzakorwa nande, niba se gusanzwe gukorwa gute? Nkuko bigaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, ari nacyo cyandika amadini n'amatorero yemewe gukorera mu Rwanda kuva mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge kugeza mu mwaka wa 2012 habarurwaga amadini n'amatorero agera ku 180. Nyamara nyuma y'uko iki kigo gitangiye kuyandika, ubu harabarurwa amadini arenga 1500 kandi uyu mubare ntubariwemo amwe mu madini n'amatorero akorera mu bwihisho atarigeze ahabwa ibyangombwa. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'umubare w'ubwiyongere bwa gatanya mu Rwanda, aho usanga kudafata umwanya uhagije wo kwiga no kumenyana bihagije mbere yo kubana ari imwe mu mpamvu zayo. Muri iki kiganiro turitse ku ruhare rw'amadini menshi ari mu Rwanda mu kugabanya gatanya mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda uhamye. Turaza kumva bamwe mu bayoboke b'amadini atandukanye twaganiriye batubwira icyo batekereza kuri iyi ngingo. Turuva kandi umwe mu miryango wari ugiye gutandukana nyamara bafashijwe n'idini basengeramo ubu bariyunze kandi babanye mu mahoro. Turaza gukomeza twumva umwe mu banyedini ufite mu nshingano gutegura abagiye gushyingirwa atubwira uruhare rwabo mu kunga abayoboke babo ndetse no kubategura abagiye kubana. Ese uduteze amatwi muri uyu mwanya ubona uruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda ari uruhe? Ushobora rero kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0787581411. Wanyuza kandi igitekerezo cyawe ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujyashakishirizwa ukandikamo ijambo Ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu twabihaye ikaze, ni mukomeze mu byohereze. Mu kanya turaza kugira kanya ko kubicisha amaso ndi kumwe n'abagenzi banjye bari kubikusanya. Uko iminsi igenda ishira niko amadini n'amatorero birushaho kugenda byongera mu Rwanda ndetse akanigarurira imitima ya benshi. Ni muri urwo rwego twaganiriye na bamwe mu baturage barizwa mu madini n'amatorero bitandukanye, maze batubwira uruhare babona rw'amadini n'amatorero mu kugabanya gatanya zikomeje kwiyongera mu Rwanda. Ni kuri mikoro mugenzi wacu ni kuregera neza. Nuko batoza urubyiruko rw'ikigiye kubyerekeranye no kurambagiza, bagashaka abantu barabashije kurambagiza nabaziranye ubana n'umuntu nta kintu cyo kugutungura waba ufite, bagatoza abantu b'urubyiruko kwihangana kuryo ni babona n'ikintu kitandukanye babasha kukihanganira, kuko nagiye nkomeza kubona mu miryango imwe n'imwe. Bagatoza abantu gusenga Imana kuko Imana niyo ishoboza umuntu ibyo atabasha kwishoboza. Uruhare rw'amadini mu kurwanya gatanya je mbona ntabihari. Simba umwanya wo gusenga, mba ndaho ndimo kwiruka mu bintu byinshi nshakisha. Murabiza amafaranga yarabuze. Turebeye mu muco nyarwanda nta muntu ujya kuvuga amabanga yo mu muryango wawe. Ubwo subwo reba no mu rusengero abantu byonyine ubwabo baba barimo gushwana bafitanya amatiku dutiku turi aho ngaho. Ubwo subwo hajya kuvuga ibibazo byawe ubizeye neza yuko bazayabika. Reka shwida sinajya kuyivuga. Yewe iby'insengero n'iby'insengero ubu ngubu umuntu n'ukwirwanaho. Yitangira urugo biba ngombwa yuko abantu baba hafi. Itorero ryagomba kukuba hafi rikaza yari kuganiriza. Mu itorero burya hamwe n'abantu bakuru bakabagira ikintu wenda bagukorera, kandi n'abo bantu bakazajya basenga Imana. Burya Imana iyo wayisenze Imana ugira urugo rwiza. Kugira ngo bashe gushoboka bisaba ko byibura abantu bajya gusenga, kandi ikigaragara cyo nuko abantu benshi baheruka mu nsengero igihe basezeraniye. Rero ntago bigaragara buri cyo insengero zishobora kubafasha mu gukemura ibibazo biri hagati yabo kandi badaheruka no gusenga. Abantu basengana nabo
yabo ntabwo baba babazi, ndetse n'abakuru b'amatorero bashobora kubafasha ntabwo baba babazi kugira ngo babashe kumenya uko babafasha cyangwa ngo namenye ko n'ikibazo gihari mbere na mbere. Rero mbona uruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya rwose ruri hasi cyane, kuko bisaba ko byibura muri abizera bahamye mu itorero kugira ngo iki kibazo cyabashe kuba cyakemuka. Amatorero agomba kujya akurikirana abantu amaze gusezeranya, agakomeza kubigisha, akababwira yuko nta muntu usumba undi mu rugo, bityo bagomba kubahana, bagafatanya imirimo yo mu rugo, bakuzura inshingano bose bagomba, bakabana mu rukundo. Aba bayoboke b'amadini n'amatorero atandukanye mu Rwanda bati amadini yagakwiye gukurikirana imibanire y'abo bashyingiye, kandi haba hari ikibazo bakaba ba mbere mu gutera intambwe yo kubunga aho kugira ngo bajye kwaka gatanya. Ese we dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, ubona uruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda ari uruhe? Dusangize rero igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728828232. Wanakoresha kandi nimero yacu ya WhatsApp ari 0787581411. Ushobora kandi no kudusangiza igitekerezo cyawe wifashishije imbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho cyashakishirizwa ukandikamo ijambo Ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Nk'uko rero nari maze kubivuga ko hari bagenzi bangiye bari gukusanya ibitekerezo byanyu, reka nakire Christela ndetse na Ariete abagiye kutugeza ibitekerezo mwamaze kutugezaho mu kiganiro cy'uyu munsi kiri kuvuga ku ruhare rw'amadini mu gukumira no kugabanya gatanya mu Rwanda. Ariete na Christela mbahaye ikaze. Jaime urakoze. Rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, ngewe na mugenzi wanjye hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko igaruka ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kugabanya za gatanya, aho turi kwibaza tutese mubona ari uruhe ruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda. Ubutumwa twabwakire binyuze kuri nimero WhatsApp y'Ikiganiro Ejo ariyo 0788754141. Gapira Oscar uri Kagugu yagize ati insanganyamatsiko ni ingenzi cyane, ati ko bwanjye uruhare rw'amadini mu kugabanya ubutane hagati y'abashakanye bituruka mu iyubaka ry'imitima mu madini, kandi Bibiliya ivuga ko nk'umukristo atagomba gutana n'uwo bashakanye, ati kereka umwe muri bo yaciye undi nyuma. Naho Jean uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati amadini afite uruhare runini mu gutuma za gatanya zigabanuka mu gihe abayobozi b'amadini bashyizemo ingufu. Leta igiye yifashisha amadini mu kongera guhuza abagiye gutandukana byatanga umusaruro. Uwamahoro Theoneste wuri Kayonza aravuga ko uruhare rw'amadini n'amatorero mu kugabanya gatanya, ati cyambere abari muri ayo madini n'amatorero bazi neza ko Imana itemera gutandukana, ati bityo ufite iyo myizerere yamurinda. Ati ikindi kuko abashakanye babahuje imyemerere, iyo ikibazo kije bakwifashisha bo mu itorero bakabaganiriza bagakemura amakimbirane bafitanye yaganisha kuri gatanya. Naho Ezekiel Bikorimana mu karere ka Nyamasheke yagize ati amadini ntacyo batakoze ngo abantu badatandukana, kuko usanga amadini menshi atemera kongera gushyingira abatandukanye mu gihe bakiriho, ahubwo abashakanye bakwiriye guharanira kubaka ingo zabo kuko gutandukana si wo muti w'ikibazo. Naho Ntegereje Imana Seti uherereye mu mujyi wa Kigali aravuga ko gatanya ahubwo ziterwa n'amadini, ati kuko kuri ubu n'abapasiteri basigaye batandukana. Ati rero uruhare rw'amadini n'amatorero ni akazi gakomeye ko kwigisha urukundo urwo ari rwo mu bana n'ababyeyi. Evode uri mu karere ka Kicukiro yagize ati amadini arigisha ariko kubaka urugo biratandukanye, habamo byinshi, kandi iyo bibaye ngombwa nk'abashakanye mufata umwanzuro iby'idini mukabishyira ku ruhande. Rero uruhare rw'amadini ni ukwigisha kubaka urugo rushingiye ku iyobokamana. Anatari Umuhoza uherereye mu Gasyata waravuga ko abantu bagiye bumvira ibyo bigishwa mu matorero n'insengero zabo gatanya zagabanyuka. Ati usanga abashumba bamwe na bamwe nabo batagaragaza imyitwarire iboneye bituma inyigisho zabo zitemerwa. Ati rero uruhare rw'amadini ni ukwigisha no kugaragaza uruhare rw'umuryango byatuma gatanya zigabanyuka. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko bakunze b'ikiganiro mudukurikiye mukomeze mubwohereze, turakomeza tubwakire. Urakoze cyane Ariete ndetse na Christela ku bitekerezo mumaze kudusomera, ariko ndagira ngo mbere ko musohoka muri studio nanjye ngira icyo mbabaza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubu mu Rwanda dufite amadini arenga 1500. Urumva ko ni ikintu kiza cyo kwishimirwa. Ariko se nkamwe mubona uruhare rw'ayo madini mu gukemura ndetse no kugabanya gatanya mu Rwanda ari uruhe? Jaime urakoze. Uruhare rw'amadini ngiye mbona ko rwaba runini,
ati kubera iki kuko abagiye kurushinga hari inyigisho babanza guhabwa mu idini mbere yo gusezerana imbere y'Imana. Rero ndatekereza ko muri icyo gihe amadini niho yagashyizemo ingufu akigisha abashakanye icyo urukundo ari rwo, icyo kubana ari cyo, ku buryo byabarinda n'amakimbirane. Ikindi kandi nanone reka ngaruke mu gihe bamaze kubana. N'ubundi mu matorero tuba tubamo habamo za minisiteri zitandukanye, nk'uko habamo minisiteri y'urubyiruko, hashobora ko hajya habamo na minisiteri y'abashakanye, aho baganira ku bintu bitandukanye by'urugo bikomeza urugo ku buryo byabarinda za gatanya n'amakimbirane. Urakoze cyane Christelle. Hanyuma Ariete, wowe ubona uruhare rw'amadini mu gukemura no kugabanya gatanya mu Rwanda ari uruhe, cyane ko amadini agenda yiyongera, abantu hafi ya bose bayarimo, uruhare rwabo ruba uruhe mu kugabanya gatanya? Urakoze cyane Jaime. Ngiye rero ukuntu mbyumva, nk'uko amadini aba akeneye abayoboke, buri munsi babumva babona abayoboke benshi, nk'uko rero baba bashaka abayoboke bajye bita no kuri abo bayoboke babo. Ese niba mu rugo rwa Jaime harimo ikibazo, nk'abanyamadini ni uruhe ruhare bagira kugira ngo bunge umuryango wa Jaime? Ntabwo niba Jaime ari umuririmbyi mu itorero runaka, iyo agiye gutandukana n'umugore we, amadini agomba kugiramo uruhare runini, uretse no kuvuga ngo ni gatanya. Niba mu rugo hari ikibazo cy'ubukene, amadini nayo agomba kwita ku gusayidira abayoboke babo, nk'uko nabo bitabira izindi nshingano zose z'amadini. Murakoze cyane, ndabashimiye ku bitekerezo byanyu mutanze kandi byiza. Rukundo Martin na Kampire Christine ni umuryango ubarizwa mu mudugudu wa Musura mu murenge wa Kageho mu karere ka Gicumbi. Bavuga ko bari basanzwe babana mu makimbirane yanageze ku rwego rwo gushaka gutandukana, nyamara babikesheje idini basengeramo ubu bariyunze kandi babanye mu mahoro. Ni mu buhamya bahaye mugenzi wacu Ishimwe Honore. kubaka byarahagaze, ubwo n'ibyari biharakagurika. Ubusinzi buganisha ku ntonganya zerekezwa n'imirwano ni bimwe mu bifatwa nk'umurunga w'amakimbirane aganisha ku rugomo. Umuryango wa Rukundo Martin na Kampire Christine uvuga ko wabayemo imyaka ibarirwa muri 5. Ntawamubaza mituweli, yari umuntu ugenda noneho agahita agenda akanywa akarangiza. Ubwo birangije yarafasha araniga, bishoboka bibaho, aranshikamira, ntuzongera no kubaho atemba amashaka kwica. Narakubiswe ko nakubitwaga saa 6 nimugoroba cyane, bakamuzana mu maboko, umushahara mbese yavaga mu kabari ajya mu kandi mpaka amafaranga ashize, kugeza ubwo umugabo yaretse kurya hano mu rugo, kajya ajya kurya kwa mukeba wanjye, ariko ntiyigiza mutunga, ariko niyo nzira kuko yajyaga kuryayo. Kampire avuga ko byaje gukomera ubwo muramu we yitabaga Imana azize impanuka. Ntiyigeze aruhuka gutotezwa ashinjwa kugira uruhare mu rupfu rwe, nubwo byari nk'iturufu y'abatifuzaga kwaba mu rugo yashatsemo. Bo bifuzaga yuko atunga mukeba wanjye kuko ariho amakimbirane niho yaturutse. Rukundo Martin uvugwaho kugira uruhare mu gushoza intambara mu rugo avuga ko byaterwaga hanini no kunywa inzoga agataha yiyenza. Mbere nabaga nanyweye bya kanyanga, iyo ndebye nk'umushahara nkorera nsanga nibura ubu ngubu ntabwo mba ndi gukomeza uko nguko. Ibibazo 40 bingahe bya buri cyumweru. Gaspiraje yaciyemo n'iki cyane, nugushima Imana yarakoze cyane. Nyuma yo guhuza umugambi kuri ubu, aba bombi baradusangiza uburyo batekereje idini nk'iryarokora umuryango wari ugeze habi. Icyo gihe pastor yagiye kuvuga ngo abantu bashaka kwakira agakiza, ngiye bivuze nahagurutse kuko ntabwo nzi ukuntu nahagurutse, sinzi, numva ndi imbere kuri altar. Najyaga mpura n'abantu bakijijwe, ati waretse inzoga ko tubona inzira z'inzoga zigiye kubata kandi zikakubyara amakimbirane ateye ubwoba n'urupfa n'urupfu rurimo. Ntaha kagiye ku mutima, ariko mfite ubwoba, se umuntu yabwiwe n'iki, si umuntu avuga n'Imana. Ibyo nimwe byagiye bituma ngira imbaraga. Ubwo rero ngewe narishimye cyane, na pasiteri wacu yarishimye, yaravugaga ati ibintu byose bibaho bishoboka nizaguhoza amarira. Kuri ubu ni umuryango udaterwa ipfunwe no kugira inama ababayeho nkabo. Ngiye inama nagira abantu nk'abo bari mu gihombo, numvaga ikizima cyanjye ari ukubona kinywera nimba afite 5. Nama nabagira ni ukureka inzoga kandi ukajya wihangana n'ibyo agukorera byose, kuko iyo wihanganye nibwo ubona ibyiza. Gatanya nimwe mu nzira ifatwa na benshi nko kwigobotora ibibazo byugarije umuryango mu bihe bya none. Ni mu gihe nyamara ingaruka zibasira abashakanye zidasize abana bakomoka ku muryango ari nyinshi. Idini abahanga barisobanura nk'ikiyobyabwenge cya opium. Ni ikiyobyabwenge gifatwa nk'urumogi, kokayine ndetse n'ibindi bihindura ibitekerezo. Usanishije n'irigereranya, amadini n'amatorero yaba inzira ikwiye yo kubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Ishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'Ikiganiro Ejo. Uyu
uyu muryango turawushimiye cyane aho uvuga ko wari ugiye gutandukana ariko nyuma y'aho pasiteri abaganirije umugabo akemera kureka inzoga ubu bariyunze babanye neza mu mahoro kandi umugabo yeretse inzoga umushahara wose awujyana mu rugo. Arikade Twunga Ubumwe ni umukozi wa Arikidiyoseze ya Kigali mu biro bihuza ikenurabushyo akaba n'umwe mu bagize komisiyo y'umuryango muri Arikidiyoseze ya Kigali. Avuga ko imiryango igiye gushyingirwa batangira kuyitegura hakiri kare bagahabwa inyigisho z'umubano nibura mu mezi 6. Avuga ko mu bushakashatsi bakoze babonye ko impamvu ziri gutera gatanya mu Rwanda zigiye zishamikiranye harimo gushaka bene ubwite bataritegura neza, kwiyandarika bakiri bato, uburinganire butumviswe neza, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Aragira inama urubyiruko kwitegura neza mbere yo gushinga urugo kandi bakagira amahitamo akwiye. Uyu yaganiriye na mugenzi wacu Nishimwe Ariete. Abagiye kurushinga batangira gutegurwa bakiri batoya mu biganiro by'urungano rubyiruko, bagategurwa inyigisho z'umubano igihe zimara amezi 6 byibuze kugira ngo bajye gushakana basobanukiwe neza n'umuhamagaro wabo n'inshingano zabo n'ibibazo bazahuriranamo, baganire bamenyane ingo zabo zibashe kuramba kubera ko zateguwe neza. None se iyo bamaze kubaha izo nyigisho bakagenda bakabana, noneho iyo bamaze kugera muri izo ngo bwo mubakurikirana abashumba, imiryango yitangira ubutumwa bwa kiliziya y'abarayiki, imiryango remezo, abakristo muri rusange bafite inshingano yo guherekeza ingo zikimara gushakana. Iyo bamaze gusezerana buri mwaka barahura bakaganira. Kiliziya mu rwego rw'u Rwanda iherekeza ingo mu byiciro zimaze imyaka 1 kugera kuri 5 kugera kuri 15 kugera hejuru, kubera ko uko ingo zigenda zimara igihe niko ibibazo byenda bihinduka. Ahubwo ikibazo tugira nuko bene ubwite rimwe na rimwe batabyitabira bakashaka kwikorera ibyabo bikabagora. Twasanze impamvu zigiye zishamikiranye biganisha ku gutana. Twasanze hari ingo zisezerana bene ubwite batariteguye neza. Buri ikibazo cy'uburinganire iyo butumviswe neza bushobora kugeza no ku butane. Hari ababyeyi batita ku nshingano zo kurera neza abana babo, bigatuma abana bakomereka. Umwana wakomeretse agakura nta rugero yahawe, nawe azubaka uko yabonye iwabo. Ikibazo cyo gucana inyuma, gushaka n'abarabanje kwiyandarika, bakaba mu buto bwabo bataritoje kubaho mu bwizige, mu bumanzi, mu busugi, ugasanga bafite ingeso mbi, hohoterwa rishingiye ku gitsina, ku businzi, ubusambo, gukoresha ibiyobyabwenge, hari kutakira ubuzima abantu barimo, kubura urubyaro rero bamwe batabyakira. None se nk'amadini mufatanya gute na leta mu kugabanya ubwiyongere bwa gatanya? Mu nama y'umushyikirano iyo ya 17 hari umwanzuro wa 6 wafashwe mu rwego rw'igihugu, basabye ko hajyaho ku bufatanye n'imiryango itari ya leta nishingiye ku myemerere ingamba zihamye zo gutegura neza abitegura gushinga urugo n'abarushinze hagamijwe kubaka umuryango utekanye no kubahiriza inshingano za kibyeyi. Kiliziya Gatolika n'andi madini n'imiryango itegamiye kuri leta n'imiryango ishamikiye ku madini ikora ku muryango, niduhuriza hamwe tugafata ingamba, nta kabuza abishyize hamwe nta kibananira. Inama ya mbere bikinisha urukundo, bashake kubera urukundo kandi ukunda ntumuhemukira, uramwitangira. None bitegure neza, bumve ko ari umuhamagaro, ari ubuzima kandi ari umushinga utambutse indi mishinga yose. Ko imishinga izaza nyuma nizigasanga urugo rwabo rukomeye izakomera. Ikindi nuko bashyira Imana imbere kandi bagakora. Ubwo rero inama twabagira nukumva ko gushaka ari ikintu cyiza, iyo yishyize imbaraga kirakunda. Abandi barabigezeho kucyo utabigeraho, ntibihutire gutandukana. Ikindi no kubanza kwitegura neza, bakamenyana, muri wese akamenya ibikomere by'undi, bakabyomoranaho kurushaho gutondekana. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Nkomeje kubashimira mwe mukomeje kudukurikira muri iki kiganiro. Rero nk'uko mumaze kubimenyera, buri cyumweru tunabagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyagarukaga ku makimbirane ashingiye ku gucana inyuma, aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma acike mu miryango. Dore ibitekerezo mwadusangije. Evo duri Kicukiro avuga ko icyatuma ayo makimbirane acika ari uko abashakanye bakiga kunyurwa, guhindura imyumvire ndetse no kuganira ku bitagenda neza. Naho Mukankusi we yagize ati njye w'umugabo yanciye inyuma tuhita dusenya burundu. Anatari uherereye mu karere ka Gakenke waravuga ko icyakorwa ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma acike ari uko abashakanye bajya bizerana bakaba indahemuka, buri wese akuzuza inshingano z'abubatsi. Ikindi bagomba no kumenyana neza mbere y'uko bashakana, bagakundana urukundo ruzira uburyarya.
Mama Jini uherereye mu karere ka Ngoma we yagize ati gucana inyuma biterwa no gusuzugurana, guhubuka mu gihe cyo kubonana kwabo ndetse no kutihanganirana mu buzima baba babanyemo, ubusinzi ndetse n'imibonano mpuzabitsina idashimishije umwe mu bashakanye. Dukomeza, Krizosto muri Kigali we yagize ati umugabo hari igihe ajya mu kazi asize amafaranga yo guhaha, umugore akayajyana mu kabari akayanywera n'abandi bagabo, bityo bikavamo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Naho uyu nawe ntiyatwibwiye gusa avuga ko atuye ku Gitega, afite nimero iherwa na 225. we avuga ko indi mpamvu itera abagabo guca inyuma abo bashakanye ari abagore baba batagira amavangingo. Shadrack Niyonshuti uri i Nyanza we yagize ati gucana inyuma ko bashakanye bikurura amakimbirane mu muryango bikagira n'ingaruka ku bana. Dukomeza n'ubutumwa bwa none Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo waravuga ko gucana inyuma ko bashakanye akenshi bituruka ku irari baba barabyirukanye, ubusinzi, ubukire, ihungabana kumwe mu bashakanye, kudashishikarira imibonano mpuzabitsina kumwe mu bashakanye, kutagirana ibiganiro ndetse no kutagisha inama. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Maurice Iradukunda uherereye mu karere ka Musanze aho yagize ati icyakorwa ngo ayo makimbirane acike nuko abashakanye bajya baganira ku bijyanye no kuzuza inshingano z'abashakanye, kuko akenshi gucana inyuma ntabwo ari ingeso yoka mu muntu ahubwo biva ku bagore batita ku bagabo babo. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye reka miniraha, ariko ubutumwa mukomeze mu bwohereze tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo agakomeza n'ikiganiro. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Turaganira ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twavugaga ku ruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda, aho usanga umubare w'amadini mu Rwanda ari munini nyamara ugasanga gatanya zikomeje kwiyongera kandi abenshi mu batana ugasanga hari amadini basengeramo. Twumvise abayoboke b'amadini twaganiriye aho bifuza ko amadini yajya agira igihe gihagije cyo gutegura abagiye gushyingirwa kandi bakanabakurikirana. Twumvise kandi umuryango wo mu karere ka Gicumbi wari ugiye gutandukana nyamara baganirizwa n'abayobozi b'idini basengeramo bakiyunga ubu bakaba babanye mu mahoro. Naho ku musozo w'ikiganiro twumvise umwe mu batanga inyigisho ku bagiye kurushinga muri Kiliziya Gatolika aho avuga ko nibura bahabwa inyigisho mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo barusheho kubategura kandi na nyuma yo gushyingirwa bakagira uburyo butandukanye bwo kubakurikirana. Ese wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi ubona uruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda ari uruhe? Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa 07 28 02 82 32 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp 07 87 58 14 11. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho byashakishirizwa ukandika ijambo Ejo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu ni mukomeze mu byohereze tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Niba kandi waracikanywe n'ibiganiro byatambutse, fata telefone yawe cyangwa computer yawe ujye kuri YouTube channel wandikemo ijambo Ejo ukore subscribe maze ibiganiro byose bijye bikugeraho nta na kimwe ucikanywe nacyo. Mukomeze mwirinde virusi ya corona, mwambara agapfukamunwa, mukaraba intoki kandi mwirinde ingendo zitari ngombwa. Ntaba ari njye cyangwa we wandura cyangwa ngo yanduze abandi virusi ya corona. Iki kiganiro cyari gihagararana n'igeneroje Mezero Crispere ku banga bw'ibyuma. Ngende twamuhawe nawe Jaime, ndabifuriza amahoro y'Imana munegerwa na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Ejo naho ubutaha. Ejo 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 ejo